nimwe mu nkuru zakomeje gutungura abantu ndetse nimwe mu nkuru abenshi bagiye bavuga bati KNC noneho ibi ngibi yakoze rwose ni ibintu akwiye gushimirwa. Ngira ngo ni mu myaka itari mike itambutse umuhanzi Jay Polly yitabye Imana, ngira ngo uyu mugabo abenshi bafata nkaho ari umwami uhoraho w'injyana ya rap, ndetse nta no gushidikanya abenshi niko babivuga, yaba abo baririmbanye ndetse n'abo bataririmbanye, yaba abahanzi bose muri rusange icyo cyubahiro barakimuha. KNC rero mu kiganiro cyitwa Rirarashe akorana na mugenzi we Angelo Mutabaruka, nibwo yaje gutangaza ku munsi w'ejo avuga ati ibi ngibi abenshi ntabwo babizi, nanjye mushobora kuzanyibuka cyangwa se kuzajya munkumbura igihe nzaba ntagihari. Ati magingo aya ngaya hari inkuru mfite cyangwa se hari amakuru mfite abandi benshi badafite, ati ndetse ndimo no gushaka kuzashaka bamwe mu bahanzi ndetse nkagira icyo nkora. Aha ngaha yavuze yuko afite indirimbo yakoranye n'umuhanzi Jay Polly, ndetse iyo ndirimbo akaba ari indirimbo ya nyuma Jay Polly ya recordinze muri studio, ndetse iyi ndirimbo ikaba irimo umunyamakuru KNC ari nawe uririmba chorus cyangwa se inyikirizo. Rero Angelo yaje kugenda avuga ati si iyo ndirimbo iri hehe cyangwa se iyo ndirimbo imeze ite, maze KNC aza kwimwumvisha. Impamvu twebwe aha ngaha tutayishyiramo nuko bidajyanye cyangwa se n'amategeko ya YouTube, kuko ntawe dufite uburenganzira bwo kuba twacuranga iyo ndirimbo, ariko KNC yagerageje kuyicuranga maze ayumvisha Angelo Mutabaruka. Rero ni indirimbo wumva yuko ari indirimbo irimbamo KNC ndetse n'umuhanzi Jay Polly. KNC yavuze yuko ari mu biganiro n'abahanzi barimo Bulldog ndetse n'izindi nshuti z'umuhanzi Jay Polly, maze bakajya muri studio bakayikora bakayirangiza, nabo bakaba bakongeramo verses yabo kugira ngo indirimbo isohoke. Ni ibintu byakomeje kuzamura amarangamutima y'abantu bavuga bati KNC burya uretse kuba umunyamakuru ndetse na byinshi abantu bamukundira, atari ko burya umugabo ni umwe mu bagabo bafite impano zitangaje. Ngira ngo si ubwa mbere KNC abaye umuhanzi cyangwa se akoze indirimbo, kuko na mbere yuko aza mu itangazamakuru yahoze ari umuhanzi ndetse n'umukinnyi wa filime. Aha ngaha iyo uvuze umukinnyi wa filime abenshi ntabwo bashobora kubyibuka, ariko yigize gukina filime ndetse izina rye bamwitaga icyo gihe bamwitaga Dr Runiga Qualifié Datu Remetier. Uyu mugabo rero akaba yaragiye akora ibintu byinshi cyane ndetse mu mateka ya showbiz nyarwanda. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Taratibu World, mu gace twita Taratibu Update, aho tugeza amakuru abagiye acicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Taratibu TV, Instagram, TikTok na Facebook zitwa Taratibu TV. Njye nitwa N Yusufu, duhure muri comment.